Etincelle ku mwaka w'imikino turabona ku mwanya wa mbere. Sikwambajije si. Suje ngo gusubize wose wumva yabi yakangaye. Ngiye nk'umunyamakuru nyine nabazaga. Ndagushubije. Kisibo wowe ufite ikindi gisubizo ahubwo wambajije igisubizo nawe niba ugifite icyo mbaje nicyo ngushubije ko ndi wa mbere. Wowe bugende nugera muri studio uravuga ngo yambeshe nabonye ari mwiki. So urambaje uti wumva abo kangaye nabyo nabo wa mbere. Yes, mumeze mutese reka mbasuze mwese mukunda ibiganiro bya Isano Radio 92 n'ibice za FM. Murabizi mu kiganiro Isano Sports Link twarabibabwiye ko tuzasura equipe ya Etincelle aho iri mu myitozo uyu munsi. Uyu munsi ni tariki ya 6 z'ukwezi kwa 8 twasuye equipe ya Etincelle nkuko muri kwibona iri mu myitozo iri kwitegura shampiyona y'u Rwanda 2026 2027. Uyu munsi nahageze kugira ngo turebe se biteguye gute, turagira byinshi tuza kuganiraho, turareba abakinyi basinyishije, turareba kandi uko umutoza ateguye umwaka w'imikino. Mbibutse yuko muri seze ebyiri ziheruka equipe ya Etincelle yagiye Rwanda no kutamanuka, ariko se noneho uyu munsi bubatse iki n'ibiki bigaragara. Ni iki Etincelle yakoze kugira ngo umwaka w'imikino 2026 2027 uzagende neza. Niyo mpamvu ndi hano rero kugira ngo tuze kubera hamwe muri rusange. Murabona ni equipe y'abakinyi benshi batandukanye bakiba abanyarwanda ndetse n'abakiba abanyamahanga. Amakuru mfite hari n'ubwino nza kubaganiriza ku isaha 10 mu kiganiro Isano Sports Link. Niyo mpamvu ndi hano rero tuzaganira na coach, tuzaganira n'abakinyi, ariko nanone tuza kureba nimba tuza kubona umwe mu bayobozi nawe tuganire ku byinshi bitandukanye bijyanye n'uko equipe ya Etincelle yiyubatse. Mbibutse yuko mu mbodi zanjye equipe ya Etincelle bijyanye n'abakinyi yasinyishije harimo abakinyi bashyashya yongeyemo, harimo abakinyi b'abanyamahanga, harimo abakinyi b'abanyarwanda, harimo kandi n'abakinyi baturutse mu equipe ya Vision. Abo bose nabo barahari, n'abakinyi bazifashisha mu mwaka w'imikino 2027. Mbabwira ko ku munsi wo ku cyumweru ku stade magazeho ibintu muri kubona hose abakinyi bashe batandukanye, azaba ari umukino wa gishuti uzahuza equipe ya APR ndetse n'ikipe ya Etincelle. Icyo tuzabirebe hamwe ni kimwe gusa, no kwibaza ngo ese koko equipe ya APR yagize umwaka utari mwiza cyane muri Sekafa Kagame Cup. Birashoboka yuko yajya imbere equipe ya Etincelle ikagerageza kugira ikintu ikora. Ibyo ngibyo nibyo ndibubaza coach araza kumbwira byinshi. Ese mu equipe ya Etincelle haba hari abandi bakinyi bategeganya kwinjizamo kugira ngo umwaka w'imikino uzagende neza? Hari impfunyapfunyo cyangwa se amakuru atandukanye ari kugenda avuga yuko equipe ya Etincelle byaba bitameze neza cyane. Ibihe bitameze neza ni ku bijyanye n'abakinyi binjijwemo umwaka w'imikino, avuga ati n'abakinyi bashobora kuzafasha equipe ya Etincelle. Ese abafana bo bavuga iki ku bijyanye n'uko equipe iri kwiyubaka? Ibyo byose nabyo turabiganiraho uyu munsi. Ubwo rero reka mbabwire ngo nahandi uza kudukurikira ndi ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Isano TV Official, ni YouTube channel yacu, ariko nanone ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga zacu hose, aba kuri Facebook, aba kuri TikTok, aba kandi kuri Instagram ndetse no kuri X. Hose ni Radio Isano 92 n'ibice za FM. Reka noneho mbaye ikaze tuganira na benshi batandukanye, haba ku bakinyi ndetse n'abatoza. Ngewe nitwa Wilson Nshimye Umuremyi, n'utujye kure banza ukore kwako kazogera ndetse ukore no kuri subscribe. Imana iraguha umugisha, urakoze cyane. Yes, nkuko nabibabwiye rero nabwiye ko tuza gusura equipe ya Etincelle tukaganira na coach akatubwira byinshi bitandukanye uko biteguye umwaka w'imikino 2026 nahageze rero yitwa coach Beken turagushuje. Mwaramutse neza? Yego naramutse neza Coach, reka tuganire noneho ku bijyanye n'umwaka w'imikino 2026 equipe ufite uyu munsi bijyanye n'equipe wasozanyije shampiyona. Navuga ko bisa nkaho warokotse, twavuga ko equipe wagaze aka kanya ufite uyu munsi yeze kugira ikigero cya kangahe wibaka. Bubudi umaje gutyo ni nkuko wakubaka inzu nonse ko yubaka ukongera gusiga amarangi ukavana n'ibibambazwa hindura gutya. Nuvuga ngo equipe ni buri mwaka no kuvugurura buri gihe, kuvugurura iyo bibaye ngombwa. Ushobora no kuzana abakinyi na 20 wajya gutenga usanga n'indi hari ubwo wibeshyemo ukongera gushaka abandi gutyo. Ikintu ko equipe ikorwa ntabwo equipe ijya yuzura nkuko ibigomba, ntabwo equipe ntabwo yuzura. Aka kana none nshobora kwibaza ngo abakinyi ufite uranyuzwe cyangwa abandi uteganya kongera umwaka w'imikino? Bo kuvuga ngo ndanyuzwe ndashima gusa abo ngabo bahari kuko ni ngenda bishobora kuba aribo twabonye kubera n'ubushobozi rimwe na rimwe nabwo bituma ibintu bitagenda, ariko ibyo byose tuzakinisha abo dufite gore nibo twahisemo. Umwaka w'imikino 2025-2026 twavuga ko equipe ya Etincelle yararokotse, ariko uyu munsi nyine nkuko bitubwiye urimo uragenda yubaka ndetse no gukora imyiteguro. Ku munsi wo ku cyumweru umukino muzakina inshuti n'ikipe ya APR, ariko navuga ko APR yagize Sekafa itari nziza cyane. Waba witeguye gusubizamo akababaro n'ubundi ku bafana b'ikipe ya APR cyangwa n'ubundi uzaba uri kugerageza abakinyi bawe?
iyo match ntabwo ari match, ntabwo ari shampiyona, ntabwo ari na tournoi, ni match amicale iri muri pre-season, muri gahunda twihaye dushaka imikino gukina naho ngo turebe neza aho tugeze dutegura shampiyona. Ntabwo kuvuga ngo ntabwo twakwifuza gutsindwa, ariko no gutsinda bije ntabwo twabyanga. Ariko gutsinda rimwe na rimwe ariko byatubeshye, kugira ngo dufite equipe kumbe ntayo, ariko bibaye ngombwa ko tuzakoze uko dushoboye kose nyine abakinnyi bashya dufite tugerageze kubagerageza buri muntu mu minota ye ashobora gukina, hanyuma turebe iherezo ku buryo buze kugenda. Noneho urebye imyanya umaze gusinyishamo abakinnyi ubona ari ihe myanya ukiburamo abakinnyi kugeza kanya? Ntayo, bitewe ntayo, abakinnyi bacu dushaka bose twararangije abo twateganyaga, kuko twakoze inama mbere yuko shampiyona irangira, hari tumvikana ko hari abakinnyi tugomba kugura, tugomba kurenza abakinnyi dutangira nabo abakinnyi 25. Ubu rero nibo dufite 25 baruzuye, asigaye tuzareba muri fazare nirangira ibyo bizaba duhagaze, ariko 25 nibo turabafite. Abakinnyi b'abanyamahanga winjijemo uyu mwaka arabona abonye utongerewe amasezerano, harimo na Mwinyi Rodrigue ndetse n'abandi batandukanye, ariko se ubundi Mwinyi Rodrigue twavuga ko niki cyabaye kugira ngo atongere amasezerano, kuko yarangije umwaka w'imikino ari umukinnyi mwiza mu ikipe ya Etincelle? Ubwo niko wabibonye, burya abantu ntabwo ari kimwe, ariko rimwe na rimwe nyine ni ibisanzwe by'ubuzima busanzwe. Ushobora kuba yarabaye muri Etincelle ariko we atazi n'ubushobozi bwa Etincelle buri uko bumeze, bikaba byatuma iyo yifuza ibyo Etincelle itabona. Nembera hari amakuru avuga ko cyane cyane ku bakunzi ba Etincelle bavuga yuko equipe uko yubatse haracyarimo ibihanga, mwebwe niko mubibona? Abo ni abantu bifuza nyine barifuza, nose tubigenze gute? Ubushobozi dufite ni ubwo ngubwo bwabaye ubona ko ari ibihanga, ahubwo naza agiye kudushakira ukuntu tuvana ibyo bihanga. Ibihanga ni ukuvuga amenyo atarimo, yatuguriye byaba byiza kurushaho, yatuguriye amenyo byaba byiza kurushaho. Naho kuvuga byo n'ubwo twazana Brazil hano basanga arimo ibihanga, twazana Maroc dusanga arimo ibihanga. Ngo umupira uko bareba ntabwo abantu bose bareba kimwe, ariko cyane cyane nkatwe tuba turi muri tekinike n'ibindi, hari ubushobozi nyine tuba dufite, kandi bukatuma dukora ibyo dushoboye gukora. Dusa noneho tugana ku musozo, aka kanya dushobora kwibaza ngo ari icyo ushobora kuba wasezeranya abafana b'ikipe ya Etincelle, even n'ubuyobozi bw'ikipe ya Etincelle, kuko aka kanya ni umutoza w'ikipe ya Etincelle, niki kuko ekipe ya Etincelle wayisezeranya iki cyane cyane ku rutonde rwa shampiyona umwaka w'imikino utaha? Ubundi nyewe ndumukozi, ariko kenshi na kenshi uko mubizi patron nuvuga ngo niba uri umukozi wanjye nsaza ndaby'umuceri n'inyama. Icyakora ni ikintu kubiguhereza, ni ukuguriza amafaranga yo kugura inyama, yo kugura umuceri urya. Ariko nkanjye ngewe nka Bekeni mpagaze ahangaha nibizana kugira ngo nabo wambere. Bona bishoboka? Si uko mbajije, wambajije bidashoboka, urambye ngo wumva nabo ngewe Etincelle nka Bekeni numva nabo wambere. Noneho ibishoboka? Ibishoboka ibyo mubyiye. Etincelle ku mwaka w'imikino turabona ku mwanya wa mbere. Siko mbajije se, suje ngo gusubize wowe si wumva yabi yakangaye. Ngiye nk'umunyamakuru nyine nabazaga ndagushubije, kise wowe ufite ikindi gisubizo, ahubwo wambajije igisubizo nawe niba ugifite icyo mbajije nicyo ngushubije ko ndi uwa mbere. Wowe ugende nugera muri studio uravuga ngo yambeshye nabonye arimo iki. So urambajije uti wumva abo wakangaye nabyo nabo wa mbere. Tuva igisubizo aricyo ngiki. Nicyo cyifuzo cyane cyane ushobora kugenera ubuyobozi bw'ikipe ya Etincelle? Twaraganiriye ibyo byifuzo, ntabwo ari ngombwa ko mbivuga, ibyifuzo byanjye barabizi, ibyo bakora barabizi, kandi ndanabishimaguriza kuri isaha, nta kibazo gihari, ntacyo, kuba ibintu byose biri tayari. Rero twebwe tuzakora ibyo tugomba gukora, basi ibindi bikaza nyuma. Ngo umupira ngiye ngubye ngo nzaba wa mbere, nta munsi nshobora kuba iya mbere, nta mandi nshobora kuba iya mbere, ariko ngewe ndifuza kuba uwa mbere. Tumva icyo ngicyo rwose gisobanutse. Umufana yo kugira igishyika yuko ushobora kuzasohoka cyangwa se kuzagera mu gihe shampiyona yenda kurangira uraharindimuka? Uko yizera, niko yizera. Niba ari umufana wa Etincelle yifuza kuba nk'uko twabaye umwaka ushize, ko bizaba uko nguko bishaka, ariko twebwe nk'abakozi nk'abayobora Etincelle n'ubu ibyo bitari muri gahunda zacu. Nakubwiye ngo ihagaze kuguru kumwe, nabyo ihagaze ku maguru atatu, ihagaze nyine nk'uko igomba kuba, ikipe igomba kubangama. Twatangiye tariki 16 z'ukwezi kwa munane, tuzo kiri imikino ibiri n'abakongomani, ndakeka n'amasezerano kuri kumwe abakipe abanyarwanda abakongomani bakina mu Rwanda basubiye iwabo muri Kongo, bakajya bagakora amakipe amagurupe bitewe n'aho batuye niko babyemera, bakina nabo tubazikira amakipe abiri. Match ya gatatu tuzakina ni APR ku cyumweru. Nuvuga ngo buri munsi umupira ntabwo usa, kandi itegura ihari by'umupira ngo iyi ngo bimeze gutya na gutya, ariko twebwe nk'abakozi dukora dutegura
bitewe n'abakinyi na migambi yacu dufite. Mu byo tunakora imyitozo ariko tunategura n'imigambi banza n'imigambi ariko babyita tubitegura. Igihe cyo tuzaba ngomba ko dukora presentation y'abakinyi abafana nibwo tuzababyira icyo tugamije icyo dushaka nabo tugira icyo tubasaba ko ntabwo ari twebwe ntabwo ari Bekenge gusa ntabwo ari president Enoke ntabwo ari Tsinze ntabwo ari nde oya twese tugomba dukunda ikipe tugomba kugira uruhare rungana mu kwiteza imbere. Coach bamwe mu bafana babonye imikino amaze gukina n'abakongomani ntabwo baragira icyizere. Ni uburenganzira bwabo kutagira icyizere, uburenganzira bwabo. Nose wowe muveni bose bakugira icyizere cyangwa bose baragukunda. Muveni aho uvuka hariya aho uvuka. Ntabwo ibyo ni ibisanzwe kamere muntu yifuza iki, kamere muntu yifuza byinshi cyane, natwe turabyifuza, ngira imodoka, ngira umugore mwiza, ngira inzu, ariko iby'Imana igweze n'ibyushikira. Nose ushaka iki? Wowe mufana njya kukubaza wowe wifuza iki, urashaka iki? Uruhare rwawe ruri hehe? Ntabwo rujye rugaragara. N'abandi batubaza gusa ngo tubaze twemere, ariko ntabwo nose ko turahanga. Hari umwana wanjye urimo, hari umuzukuru wanjye urimo, oya. Hari uwawe urimo, oya. Bose tugenda kubagura. Umufana wazanye umukinyi akagisubira adakinye azaze avuga ati nazanye umukinyi mwiza muramwanga cyangwa ariko ibyo tuzi dukora uko dushoboye n'ubushobozi dufite ko dushoboye n'ubushobozi dufite tukaza tukabazana abo tuzanye nabangaba, ariko ibyo byose abantu bagomba kwicara gusa hariho barenganya, oya bagomba kujya nabo bagira ati nanjye uruhare rwanjye ni uruhe kugira ngo ikipe nkunda itere imbere. Numva ari byo ngibyo ngo iyo tubona nk'abafana n'undi b'ikipe imwe tutavuze mu Rwanda, abafana barahagarara bakavuga ati natwe twifuza iki, bakaza bavuga ngo muzane match rad, bakaza muze muri benshi mukaza mwishure menshi bakayishyura mu kipe ibyo, ariko twebwe rimwe na rimwe ni le contraire, ariko itazi ibinyuranyo by'ibyo turi kuvanga. Ariko bo ntibavuye ngo ngewe ntabwo najya kuvuga ngo ngikora baza abantu bose barahangaha uri kubyumva gute byagize gute nose mbonye gukora amatora adakorwa muri turamushimira tumushimye, ariko yewe nk'umutoza ngenda ngakora ibyo ngomba gukora nkabikora ubwo mfite ngabushira mu kibuga nawe ubushobozi bafite n'ubwo bafite bakabushyira mu kibuga tuzabibyaza umusaruro. Kandi niho wavuga ikipe muri match amikali ini precision papa iri turi gutegura ntabwo turi muri Sekafa, iri precision nene abantu bo babyumva ni ugutegura sezo. Ndumva ari muzanye mudufasha gusobanura abantu kugira ngo bamenye gutandukanya. Ushobora gufata n'ikipe ya gatatu ukaba nkinisha ikipe mbere si nkiki kubera ko hari impamvu ziba zirimo. Ndumva ya gatatu niba navana mu mukinnyi afata ya kabiri ukaba nkinisha ndebe ko navana mu mukinnyi niko bigenda uko nguko. N'abafana rero bo kuza ni byiza, gukunda ikipe yabo ni byiza, ariko nabo ntibakabiba kugaya gusa ntabwo ibyo byatwubaka kabisa. Sawa. Ambwira ukuntu wakurikije ku equipe ya Etincelle iri kwibaka mu imikino. Uyu munsi turakoresha agenda. Reka nze niherere kuyu umubyeyi wanjye ungana na mama simbizi, ariko ukurikije ku equipe ya Etincelle urabona igeze ku kiciro kikangaye ku ijana? Twebwe ijana ku ijana. Murishimye afana equipe ya Etincelle? Turishimye, tumeze neza nta kibazo dufite. Ukurikije ku equipe yubatse ku munsi wo kucyumwira murakina equipe ya PER, urabona equipe izanyura iguruka cyane? Nuruca abana ahubwo APR izaze yikandagira. Ukurikije abakinyi none ufite kugeza aka kanya urabona ari abahe bakinyi ushobora gusohoza ati rwose uko bimeze mungerere muri equipe mwongere munyongereramo abandi bakinyi? Abakinyi nabo ngabo dufite abo tubura gusa n'umwataka na Jide utari waza, ariko ibindi byose bimeze neza. Abo bakinyi bose nibaza muzamwishima? Tuzaba twishimye tumeze neza. Nk'abafana none nk'icyo cyifuzo mushobora kuba mwahuyoza ikipe ya Etincelle? Twebwe icyo abafana icyo dushaka abafana bongera ku kibuga nicyo kintu cya mbere. Ko ibyishimo byo birahari, n'ababiduha nabo barahari, abayobozi bameze neza, nta kajagari kari muri equipe nk'akambere. Sawa, urakoze cyane. Ubwo nuko bose ndabanyuramo uyu munsi. Nawe equipe ya Etincelle urayemera? ntabwo uyikunda equipe ya Etincelle? Ndayemera, ndabona nta kibazo ifite. Icyo twifuza ni uko Etincelle yaba ikintu kimwe yongera kuba ngiyo umwaka washize, kandi uko turi kubona mu kibuga bihagaze turabona ntacyo Etincelle itwaye. Icyo dusaba nk'abafana batuzanira umutoza wungiriza uwa mbere no kubusatiriza badushakire undi mwataka. Ndabona Etincelle umwataka n'injira muzamumeze neza cyane rwose. Yes, nkuko babwiye twese turi Rubavu, niyo mpamvu tuba tugomba gutembera tukareba ngo mbese abafana bishimiye gute, bameze gute muri rusange. Niyo mpamvu ndi hano ashaka kureba n'undi mufana umwe hano umujene ushobora kuba wambwira byinshi bitandukanye. Yambaye n'ikipe ya Arsenal kandi wambaye n'akabara k'umutuku w'ikipe ya Etincelle. Ngaho mbwira equipe ya Etincelle bayikurikiye kuva ukivuka, ndabizi wakuriye ku kibuga. Ngaho mbwira ukurikije equipe kuntu uyibona urabona imeze gute? Etincelle uyu mwaka kabisa imeze neza,
dukurikije ukuntu imeze uyu mwaka nta n'ikipe izigera dukanga n'imwe. Ekipe zose murazararika Zose nta n'imwe izadukanga n'imwe ibaho. ariko muri igisekuru cyawe cyose gifana ekipe Etincelle. Igisekuru amani yafana n'abafana itsinda ko kese twavukiye hano Majengo. Mwavukiye Majengo mwese mufana ekipe Etincelle. Turayemera kabisa mu maraso hose ni Etincelle upimye hose ni Etincelle na DNA ni Etincelle. Okay, ngaho utanga icyifuzo cyawe ku bayobozi b'ikipe Etincelle. Umuyobozi w'ikipe Etincelle icyifuzo namutangaho akomeze kuriya kabisa, tuzatsinda nakomeza gutya uyu mwaka kuntu atangiye. Ese niko utakiniye Etincelle kandi uri umujene? Nabuze amahirwe ariko rangiye gihe kizageranya ikindi. Okay, yes, ubwo coach akumve neza cyane naza kukureba ze kuguha amahirwe. Umujene kugakataka kameze neza cyane. Ikipe Etincelle nawe urayemera? Kumbona ufite isoni se? Yes, ubwo nuko bimeze aho n'abafana b'ikipe Etincelle bose uri kureba, reka nizere ko mumeze neza. Reka ubwo nuko rero njyewe umunsi nabwiye ngo bose ndabazenguruka abafana b'ikipe Etincelle. Umunsi ndi kumwe n'umufana mukuru mwenye mara abafana b'ikipe Etincelle. Gasogi bimeze bite? Ni sawa cyane. Umeze neza? Nta kibazo, uyu munsi neza cyane. Ngamarira ngo nazongera kuba amarira ngo umunsi nguranyuzwe cyane. Kunyurwa ni ihame. Nta n'igihe tudahora tunyuzwe. Ubu uranyuzwe mw'iyi minsi ekipe imeze neza? Ndanyuzwe iteka ryose ndi kureba ikipe dutangira bwa mbere imyitozo wabonaga ntarangira ryari ryabo, ariko uko bagenda batinda urabona ko hari ikintu kiri kugenda gihindagurika kabisa, ukabona ko ikipe ihari. Ukurikije abakinnyi umaze kugura nk'abafana, urabona ari abakinnyi babashimishije cyangwa ari abandi muntu wese ugakwiye kubongereraho? Ni ukuvuga ngo umutoza buriya kujya kugura hari ibyo aba yabonye, ngewe umufana mba ntari nabona. Ubwo ni ukuvuga ngo icyiza imibare irivugira iyo bageze mu kibuga cyane. Twebwe rero byose ni Imana, abo bakinnyi baguze natwe abafana turi tayari kubahereza inkunga yo kubashigikira ku bafana, kandi tukanabwira abafana ko tugomba kubafana tutabatutse bya bindi by'abafana, tugahindura style yo gufana kabisa. Tukagira style nziza, umukinnyi yaba yacitse intege tukamuzamurira morale kugira ngo agende azamukira mu kibuga. Yes, uramwumva Gasogi. Noneho Gasogi dusa noneho tuganirize ku ikipe ya Etincelle. Musinyishije abakinnyi benshi ugereranyije n'amazina mwari mufite. Ekipe akakanya ifite ekipe ya Beken. Urayibona mu mwaka w'imikino none utazongera kuruvuga ngo irasoza ngo igiye kumanuka ngo bimeze bite? Iya shampiyona ukuntu zitangira, amakipe abara amakipe 16 18. Amakipe 18 buranshizemo n'ayandi abiri y'abanyamahanga nyine ari Hilal hamwe na Elmerek. Ariko ikipe zose zitangira zifite amanani, zifite ukuntu zateguye zikavuga ati birashoboka ko natwe twava mu makipe yo kurwana no kutamanuka tukaba twanasa nk'abayegera imbere tukaza mu makipe meza ku buryo twajya tunisanga no muri no Super Cup. Ubwo rero no kuvuga ngo natwe iyo ntego niyo dufite. Iyo ntego mu gihe natwe twari tumaze imyaka igera muri 5 turwana no kutamanuka, ubu uyu munsi wa none ubutumwa twahereza abafana cyangwa se abatubireberera bari hirya no hino b'abakunzi ba Etincelle nuko nidushira hamwe tugashigikira ubuyobozi, tugashigikira abatoza, tugatera inkunga abakinnyi, nzi neza ko hari kizahinduka kandi tukisanga mu makipe meza. Yego. Noneho icyifuzo twagiye ku cyifuzo none. Icyifuzo nuko dushobora kuza mu makipe byibura mu makipe ane y'imbere, havuyemo iyo APR, iyo Rayon Sport, yego, iyo Police. Uraza Kiyovu turi mu rwego rumwe. Kiyovu muri rwego rumwe Gasogi? Mu rwego rumwe ngewe kuko niyo kipe n'ubwije insinda. Umwaka ushize wari urimo amanuka Kiyovu Sport ari ku mwanya wa 4. Mu mwaka wa 2024 na 2025 yarwanaga no kutamanuka. Yaranamanutse iragaruka. Yaramanutse ariko irongera irazanzamuka. Yego. Impamvu mvuga izo kipe 3 nizo kipe mbona zifite mikoro. Nyine dushobora kuba turi munsi yayo gatoya, ariko naho natwe turazi dufite mikoro. Dufite mikoro ariko izo ni kipe tuzi ziba zishaka guhangana buri kanya. Iyo APR, iyo Polisi, iyo Rayon Sport. Niyo mpamvu turi kuvuga ati ntabwo turaza ngo duhite dutwara igikombe, ahubwo turashaka ukuntu twaza mu makipe ane ya mbere kandi ubwo bushobozi burahari. Urakoze cyane Gasogi. Dusubire kuri studio za Radio Isango. Ubwo nuko bimeze nuko rero turi kuzenguruka ahantu hose duhuye n'umufana w'ikipe ya Etincelle ku gifaransa cyinshi kimeze neza cyane. Ikipe ya Etincelle, ikipe yanyu yasoje uri mu marira nabona guhora urira buri munsi. Uyu munsi uranyuzwe? Ubeshya nkuko uhumeka ntabwo nigeze ndira. None ubu se ubumeze bite? Abana kipe imaze kwiyubaka ariko banze ko sora imvugo ntabwo nigeze ndira. Utarira se? Ngiye nahoraga nzamura morale nkababwira ko Etincelle ntaho yajya. Nababwiraga ko ntaho yajya. Ubu uranyuzwe? Narokotse nabayiki. Uranyuzwe? Nari nkomeye
nubwo bitari cyane ariko nari wari nkomeye. ukomeye gute kandi ari mu marira se? Ayahe Equipe yasoje yarokotse ku munsi zani foto igaragaza ko nari mu marira. ntabwo warize Zani foto vugisha ukuri wallahi ndagapfusha radio naguze. none ukurikije equipe yawe kuniyubatse wane equipe imeze gute? Bo Etincelle imeze neza. Etincelle iri mu makipe ameze neza. Icyo nicyo nkusezeranyije. none se Iyi saison Etincelle iri mu makipe ameze neza, ifite organisation. Nuvuga ngo bariteguye bihagije. Impamvu ya mbere yego buri muntu azi umwanya we, buri muntu azi icyo akora. Ntabwo Etincelle igikorera mu kajagari. Yego ubu ngubu ukurikije uko ubibona ko mu kanya nanyuze hano numva muri kurira ngo abakinnyi ngo ntago munyuzwe ABCD wowe bimeze mubarira njyewe nkuremo kandi nawe umufana wese ntabwo ndira kuko nta kibi ndabona muri Etincelle kugeza ubu. Ukurikije abakinnyi bamaze kukugurira urabona unyuzwe bose? Abakinnyi bameze neza, bazatsinda. Inkoni zacu za Etincelle zizaheta amakipe. Amakipe azaheta amakubera inkoni za Etincelle. Ku munsi wo ku cyumweru mufite match y'ishuti na APR nubwo numvise ko inkoni zacu zizayiheta. Ngarimo aragerageza APR murayibabaza kuyikubitira mu igunira. Uzaba uri hano se? Yego uri kubaza igisubizo. Uri kubaza igisubizo. Etincelle ikiza gihari ubu ngubu. Yego umukinnyi ku wundi. Imyanya imeze neza. Abatoza nta kibazo. Ni ukuvuga ngo arabatoza, umutoza mukuru, umutoza wungirije, wongera imbaraga, mbese buri muntu mu murimo we arawukora nk'uko bikwiye. Yego ubu Etincelle ni ikipe ihagaze bien. Bya bindi byo kurekerita mu kajagari byavuyemo. Nta bintu bya kajagarisme muri Etincelle ubu ngubu. Kajagarisme ntayirimo. None ko mwari mwafasha amabuye sezigera hagati mu buyobozi musakuza uyu munsi muranyuzwe? Mu bafasha amabuye sinabonekamo. Nushinja abandi ikintu njyewe nkuremo kuko mfite uko nitwara muri Etincelle. Ariko ntabwo wari unyuzwe, wari wishimye? Twiganire. Ntabwo nari nishimye ariko nta nubwo nageze igihe cyo gufata amabuye. Abaye amafaranga se? Yego kugira ngo uvuge neza. Yego yego ari amafaranga arahari. Ukurikije kuri ibikorwa birahari, ababiyobora barahari kandi bayobora nk'uko bikwiye. Etincelle imeze bien. Ukurikije kuri ikipe yawe yubatse kugeza akanya urabona usoza ku mwanya wa kangahe? Ubundi bameze neza, umwanya ku wundi bameze neza. Ubu tuzasoza ku mwanya wa kabiri cyangwa uwa mbere. Yego kuko turi mu baharanira gutwara igikombe. Noneho umwanya wa mbere cyangwa uwa kabiri. Are you sure? Ndagapfusha radio naguze. Are you sure Emmanuel? I'm sure. Really I'm sure. Etincelle no kwihagaze. Arakaze cyane abafana b'ikipe Etincelle urabere cyane. Olens Gilles, enfant de mille-chance, logique grammaticale, stratège interplanétaire, l'homme qui a traversé la mer Rouge sans bateau. Sans bateau.